Ese waba wari uzi ko intusi y'umweru ikunze kwitwa mayideni ivura indwara zitandukanye kandi nyinshi z'umuntu ashobora guhura nazo? Ese waba wari uzi ko intusi y'umweru ishobora kwifashishwa igakurwamwo umuti ushobora kwica udukoko dutandukanye, imibu yo mu nzu, ibinyenzi, intozi ndetse n'utundi dukoko dutandukanye dushobora kukubangamira iwawe? Ndagutumiye kandi nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kubana Ngende Nathanael Afia Paul. Tugiye kuvuga kuri iyi ntusu, hanyuma turebe indwara yo zose ivura, hanyuma ndakeka ko nawe iyi video uri buyirangize umaze kumenya uburyo uzajya ukoresha iyi ntusu mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukivura indwara zitandukanye zajyaga zigushyira hasi kugeza n'ubwo ugiye kwa muganga. Nguhaye ikaze rero kandi wibuke gukora subscribe ndetse ukore share y'iki kiganiro na like kugira ngo birusheho kugenda biba byiza cyane. Ubundi inturusu y'umweru cyangwa se izwi nka mayideni, abantu bayikoresha mu buryo butandukanye. Hari abayinywa, hari abateka nyine amazi yayo bakayanywa bagamijwe kwivura indwara zitandukanye, hari n'abayiyuka nk'umwuka wayo hanyuma ikagira icyo ibafasha. Reka twitangire rero n'akamaro kayo ka mbere cyangwa se n'indwara ivura ya mbere. Buriya intusu ya mayideni cyangwa se intusu y'umweru ivura cyane inkorora ndetse n'ibicurane. Niba ukunda kujya ushyirwa hasi n'inkorora n'ibicurane ku gihe wabirwaye bikaba ngombwa ko ujya no kwa muganga, tangira ukoreshe iyi ntusu y'umweru. Urafata amababi y'umweru hanyuma iriya ntusu nyine y'umweru uyatogose, uyacanire nyine abire, hanyuma nurangiza uze gufata uko wabivanyeho nyine ku ziko, hanyuma ubyiyuke hanyuma ukureho n'amazi yayo uze kuza kuyanywa. Ibi bizagufasha cyane, bizakurinda rero gutuma ukomeza kurwara inkorora igomba kwiyongera n'ibicurane, kuko uriya mwotsi wayo uragenda ugatuma ibihaha bifunguka, hanyuma bigatuma umuntu ahumeka neza, bityo ntabe yagumya kuzahazwa n'indwara y'inkorora ndetse n'ibicurane. Indi ndwara ya kabiri ubundi intusu ya mayideni ivura, intusu ya mayideni cyangwa se intusu y'umweru ivura asima ndetse n'izindi ndwara zo mu buhumekero. Abantu benshi bafite indwara ya asima bashobora guhura n'ikibazo cyo guhumeka. Rero ni ukuvuga ngo bashobora gufata iyi ntusu y'umweru bakayicanira mu mazi, bibaye byiza bakavangamo n'umuravumba benshi murawuzi, hanyuma bakawunamamo cyangwa se bakawiyuka, hanyuma bikabafasha bikabafasha kugenda bifungura imyanya nyine y'ubuhumekero, hanyuma umwuka y'amazi ugenda uzamukira mu muhogo, bigafasha gutuza cyangwa se bigafasha gutuma ubuhumekero bigenda neza, nyine umuntu ntazahazwe na asima usange nyine yafungije. Ibi birafasha cyane. Ikindi birwanya icyo bita mikorobe. Intusu ibonekamo amavuta kamere yica mikorobe. Intusu abantu benshi barabizi, hamwe na hamwe barimo naho bagenda babitegura nyine mu nganda zitandukanye, igakurwamo amavuta meza. Ari amavuta rero arafasha cyane. Iyo avuye muri ariya mababi ashobora gukoreshwa mu bikomere, cyane no mu bikomere. Buriya abantu bahura n'ibibazo byo gukomereka, wakomeretse bakakogesha ari amavuta aturuka mu ntusu ya mayideni, igisebe gihita cyuma, ni nko gukozaho cyane. Ibi bigafasha cyane rero kwica mikorobe rero zari ziri mu gisebe, rwose ni nko gukozaho kuri mayideni. Ibyo ngibyo nabyo ugomba kubimenya. Ikindi intusu buriya kuyikoresha ishobora kugabanya umunaniro ukabije, bya bintu byo kumva igihe wumvaga unaniwe mu by'ukuri ntabwo wari wakoze imirimo iremereye cyane, ariko uri kwiyumvamo ibintu by'umunaniro, wenda biri guturuka ku mitsi itari kugendamwo amaraso neza nk'uko bikwiye, cyangwa se biri guturuka ku bindi bibazo by'umubiri bitandukanye. Gerageza ufate iriya nturusu, hanyuma uyicanire mu mazi, y'amazi niba ngombwa uyiyuke, asigaye uyoga umubiri wose. Numara kuyoga umubiri wose ugende wiryamire,
uraza gukanguka, biriya bihita bikongerera n'ibitotsi byinshi cyane ugasinzira. Cyane cyane mboneraho no kubwira abantu bajya bakunda kujya kubura ibitotsi, ko hakunda umuntu usanga umuntu yabuze ibitotsi rwose, urakaraba ariya mazi yayo, hanyuma nurangiza wiryamira urasinzira, uraza gukanguka rwose ufite imbaraga z'umubiri bikomeye cyane. Urumva rero iyi ntusu irafasha cyane. Gukoresha intusu ya mayideni cyangwa se intusu y'umweru bifasha gukiza ibiheri ndetse n'indwara z'uruhu. Amazi yavuyemo amababi y'intusu ashobora gukoreshwa mu maso cyangwa ku mubiri kugira ngo avure ibiheri n'indwara z'uruhu. Amavuta yayo akoreshwa no mu gukora amavuta y'uruhu, lotion, cyangwa se ari amavuta nyine bifashisha nyine bari gukora iranuza, ari amavuta bakoresha bagakuramo amavuta yo kwisiga nyine, ku buryo ushobora nko kuyakoresha mu buryo bwo kwivura izo ndwara zinuza z'ubuheri. Ikindi twavuga cy'ingenzi, twavuga kurwanya udukoko mu nzu. Buriya gukoresha iriya ntusu ya mayideni, amababi yayo ukayakoresha mu buryo bw'ubuvuzi, mu buryo bwo kwica udukoko two mu nzu. Twavugamo nk'intozi, kuri intozi zishobora kwinjira mu nzu zikagutera, kuriya ushobora guhura n'imibu, ahantu hakunda kuba imibu cyane, imibu nyine ikubangamira. Rwose birafasha cyane kuba uri bukoreshe ari amavuta, hanyuma amavuta aturuka nyine muri mayideni, cyangwa se ukayifata ukayicanira amababi yayo, hanyuma uriya mwuka wayo ukaza kuba mwinshi mu nzu, biragenda bigafasha cyane mu nzu, kuko iri mibu irahunga ibinyenzi ndetse n'utundi dukoko dutandukanye, intozi n'ibindi, ugasanga byahunze bitewe n'ubundi n'iriya mpumuro n'ubundi iba yaramaze iba iri kugenda isakara mu nzu, bigatuma nyine turiya dukoko tugenda twirukanka tukava mu nzu. Ibyo birafasha cyane. Urumva ko biratangaje rero mu buryo bukomeye cyane kuba wafata intusu ya mayideni ikagufasha kwirukana imibu mu nzu, udukoko dutandukanye, intozi, ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye by'ibiryi bishobora kuza mu nzu yawe bikaba byagenda bikubangamira. Nta rindi banga rero ni ugufata iyi ntusu ya mayideni ukayikoresha muri ubwo buryo. Nubwo bimeze gutyo rero, intusu ya mayideni kuyikoresha ntabwo ari byiza kuyikoresha birenze urugero. Ni byiza yuko ubanza kubaza na muganga kugira ngo abashe kukugira inama, kuko kuyikoresha buri gihe nanone ntabwo ari byiza. Menya uko ikoreshwa neza kandi uyigire inshuti y'ubuzima bwawe. Yego, murakoze cyane rero kuba mwadukurikiye muri iki kiganiro twabanyemo, kandi wowe twabanye uri mushyashya ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, hanyuma wowe wayikoze kandi ndagushimiye, wibuke gukora like, hanyuma ukore kuri share, wanatwandikira igitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo muri comment kuri Nathanael hafi ya Ball. Ndabakunda cyane, mbifuje kugubwa neza kandi Imana ibahe.